yego abantu bazi gutera karitoma babyumva cyane. Sandrine, iyo washyutswe ni ibihe bintu bikuranga cyangwa wiyumvamo gute ko iyo washyutswe? Maso atangiye gutukura, nkamva muri njyewe nyine simeze neza, hari ikintu kibura. Icyo gihe ubyitwaramo gute iyo umushyuko waguturikije? Genda mbwati cyaze nyine niyo turi no kwikora mbwati cyaze uraryohereje pe. Okay. Ushobora konka imboro idasiramuye? Aya. Imboro idasiramuye wapi? Ago nayo. Okay. Ari uko umugabo wo yakurongora yambaye agakingirizo no kuba yamanuka Kizimbabwe wigeze kutubwira ko ukunda agakingirizo. Agakingirizo kuri wobona kakurinda iki? Ugasanga abagabo bahaze ikintu cyitwa igituba byanyabyo. Akavuga ati ngewe nta kunyondongore mu gituba ngenda arongora mu kibuno. Usiko mu kibira bintu bitera indwara se. Ariko hari ababikora nyine. Sha pe nakubwatsi twose tubikwame tubipowe pe. Wapi? Ntago nabikora. Iyo abahungu bari kumwe bakunda kuganira ku bakobwa barongoye. Mwebwe abakobwa iyo muri kumwe icyo kintu mu kiganiraho. None ndi kumwe na Sandrine. Sandrine umeze gute? Meze neza. Meze neza byanyabyo. Okay. Sandrine, uramutse ukodesha inzu kandi ufite umugabo ariko inzu muyimazemo amezi menshi mutayishyura, nyamara nyiri inzu akajya gusaba ko mwaryamana kugira ngo ya mafaranga mumufitiye ntimuzayishyure, wabyemera? Nabyemera. Ubwo sinabyemera nshingiye kuki? Ntabwo wabyemera? Nabyemera mye tukaryamana ya mezi yose bigahwanira. Shaka ubundi buryo. Mwashaka ubundi bundi. Ahubwo bivuze ko amafaranga mwamufitiye nyiri inzu ntabwo ari biri mu bintu byatuma uca inyuma umugabo wawe. Nashaka ubundi buryo ariko kuryamana na nyine ibyondo wapi. Ubwo ubundi buryo wakoresha n'ubuye? Nyine nashakisha uburyo nshaka nyine amafaranga nkayabona. Tugafatanya njye n'umugabo wanjye. Okay. Uramutse ufite umugabo akajya arongora umukozi wawe, wabimenya akakubwira ko impamvu bikora ari uko aryoshye kukurusha, icyo gihe wabigenza gute? Ari uko aryoshye kundusha? Yego. Icyo gihe nambwa nyine bagakomezanya. Ubwo se wakomezanya n'umuntu muri we atumva ko umuryoheretse ko kisa atakihangana. Kwihangana kandi nyine ubishye. Nta kibazo nyine. Mbere yuko nshaka sinagaba yarabanje kunyumva uburyo meze. Aba yarabanje kukumva. Umugabo aramutse agiye kukurongora akakubwira ko igitsina cyawe kitameze neza, unuka mu gitsina atakikurongoye, wabyitwaramo gute? Yari umuti banywa cyabajya kugura bikagabanyuka. Yaba ari indwara. Aba ari indwara. Okay. Hari abadamu cyangwa abakobwa b'inshuti zawe bafite iyo defo se? Yego. Okay. Gasanga umura nabi mu gitsina. Okay. Hari umugabo wigeze akurongorera mu bwogero, no kuvuga muri douche? Cyane. Byabayeho? Ngaho tubwire ukuntu bikorwa icyo gihe nyine. Mugiye muri koga akumva nyine asabishaka. Bivuze ko abagabo baba boroshye. Abagabo baba boroshye se abagore ni mwebwe mudashyukwa? Oya ariko rega uko umugabo yashyukwa nagari ko umugabo yashyukwa nagari ko umukobwa yashyukwa. Umukobwa ashobora gushyukwa akihangana ntibinagaragare. Ako umugabo mana we noneho sine yambaye agapantaro buriya akamurekuye. Igitsina kirarega mu nta nubwo yatambuka ubona yabuze amahoro agakomeza akicara akavuga nyine kajubona yabangamye. Ukabona yabangamye. Okay, none se icyo gihe nyine warongore muri douche byakozwe gute? Posteri yo muri douche kurongorwa muri douche bikorwa gute? Sako kuzamura akaguru se cyangwa akinyuma. Kuzamura akaguru. Ariko abantu bari kumva turi kuvuga kuzamura akaguru nizere ko bari kubyumva neza. Nkuko wabisobanuye akaguru kamwe kaba kari hasi akandi kameze nkaho kari ku bitugu. Yego. Okay. Yego abantu bazi gutera karitoma babyumva cyane. Sandrine, iyo washyutswe ni ibihe bintu bikuranga cyangwa wiyumvamo gute ko iyo washyutswe? Maso atangiye gutukura. Nkamva muri njyewe nyine simeze neza, hari ikintu kibura.
icyo gihe ubyitwaramo gute iyo umushyukwe waguturikiye? ubwo nyine niyo umushyukwe wanyishe ndi kumwe n'umuntu dukora sex. uri wenyine? ndi jyenyine. ubwo nyine nirinda nanjye ikintu cyatuma nshyukwa. nk'ibintu bishobora gutuma ushyukwa ni ibihe? Cyeka ndi kureba n'amashusho y'urukozasoni kandi ntabwo ndayirinda cyane. amashusho y'urukozasoni niyo yonyine ashobora gutuma ushyukwa ugashaka imboro bya nyabyo? bitewe n'ukuntu uri kureba bari kubikora. uhita ushega? uko twabyita. ubwo icyo gihe nicyagiye agatipe kaba mu gipangu cyanyu kaba kabibyungukiye no guhinyuza ugiye gutira sharijeri? sharijeri igihe ntabwo natakwiyumvishijemo ntabwo twakora sex ngo numve nishimye. none se washyutswe noneho icyo gihe wabigenza gute? wahitamo kwikinisha aho kugira ngo ukorane imibonano mpuzabitsina n'umuntu utishimiye? ubwo se buri umuntu wahamagara muri telefone bakamubwira ati sha ndumva nk'ukumbi waza kugusura. nibwo buryo ukoresha? iyo washyutswe nibwo buryo ukoresha? mwa baby ndumva nk'ukumbuye umeze neza sinye ndabanza nkamubaza ambwira ati sha nta kintu ndi gukora muri uko ndi gupfa ubusa waza kukureba se. iyo umugabo yakurongoye fresh ukaryoherwa uramushimira? ndamubwira ati cyaze nyine niyo turi no kwikora amubwira ati cyaze uraryohereje pe. ushobora konka imboro idasiramuye? imboro idasiramuye wapi ntabwo nayo. ari uko umugabo yakurongora yambaye agakingirizo no kuba yamanuka kizimbabwe wigeze kutubwira ko ukunda agakingirizo. agakingirizo kuri ubona kakurinda iki? shaka ndinda ibintu byinshi, karinda iyo sida, imitezi n'ibindi bidwara byinshi. ko utavuga inda zitateguwe? n'inda gukingirizo karafasha. karafasha? iyo uryamye wenyine ukunda kurara wambaye ubusa? ndara nambaye imyenda yo kurarana. nta munsi n'umwe urarara wambaye ubusa? kereka wenda hejuru. hejuru, hasi ufite ikintu wambaye? yego. iyo umusore cyangwa umugabo ari kukurongora ukunda umusore ukurongorana imbaraga cyangwa ubushaka wa wundi ukurongora buhoro buhoro? sinakubwiye ko atangira buhoro buhoro yamera najya kurangiza nyine agakora cyane. agakora cyane bigufasha nawe ngo kuba bigufasha kuhita ukunda imibonano mpuzabitsina kurushaho ukagira ubushagarira? yego. hari umugabo urakurongora akagera akakubwira ko ashaka kukurongora mu kibuno? kibuno wapi ntabwo byari byavamo nambaye ipedesi. neza ntabwo uzi ko bibaho ugasanga abagabo bahaze ikintu cyitwa igituba bya nyabyo akavuga ati ngewe ntabwo kunyondongore mu gituba ngenda arongora mu kibuno. usiko mu kibira ibintu bitera indwara se? ariko hari ababikora nyine. wapi pe nakubwira ati twose tubikwame tubipowe pe. wapi ntabwo nabikora. iyo abahungu bari kumwe bakunda kuganira ku bakobwa barongoye, mwebwe abakobwa iyo muri kumwe icyo kintu mukiganiraho? biterwa n'abakobwa twahuye. akambwira ati cyaze shora mungu azi kurongora, n'undi akambwira ati cyaze uriya mungu ntabwo azi kurongora, ni ukumubona agenda mu muhanda. shuwa numva abahungu bagowe mukabataramo bagaturira ntabwo azi kurongora kabisa. twebwe ntabwo badutaramo niyo bicaye bakavuga turi baby cyaza afite igitsina kiryoshye, ubundi akavuga turi kariya po barumva ni ukugira ngo ndangize nawe ubundi nta buryohe banumva pe. abantu bifuza kuvugana natwe bampamagara kuri 0728638081. njyewe nitwa Kiza Kevin ndi kumwe na Sandrina tuzajya tuganira nawe ibintu byinshi bitandukanye. turabashimiye mukorera like comment ndetse na subscribe.